Muraho neza abakunzi b'ikiganiro ubushakashatsi bwa Mifasa. Hano buri munsi twinjira mu mizi y'amakuru, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rigezweho. Uyu munsi turatangirana n'umugabo wahinduye isi, akaba n'umwe mu bakire ba mbere ku mubumbe wacu, Elon Musk. Ni muntu ki yakoresheje tekinike zafashe isi n'ikoranabuhanga kugeza ubu? Twambare twisuganye, tugiye kubitahura uyu munsi. Elon Musk ntabwo yakoreye amafaranga mu buryo bw'amagirirane cyangwa bw'amahirwe gusa. Yavukiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe. Imyaka 12 gusa yerekanye ko ari igihangange mu ikoranabuhanga ubwo yiyigishaga coding, gutunganya porogaramu, aribyo byitwa coding nyine. Yakoze umukino wa mudasobwa witwa Blaster, maze akajya awugurisha amadolari 500. Ngaho aho tekinike ye ya mbere yagaragariye: kwifata mu mutwe, kwiyigisha amategeko y'ikoranabuhanga ndetse no kwiyigisha ikoranabuhanga muri rusange. Elon Musk ntiyatinze. Akigera muri Amerika mu 1995 yashinze sosiyete yise ZP2 yafashaga ibinyamakuru gushyira amakuru n'amakarita kuri interinete. Iyi sosiyete yaje kuyigurisha, ayigurishiriza kuri Compaq, agwiza amadolari arenga miliyoni 20. Ariko aho gukoresha ayo madolari yari yinjije mu bikorwa byo kwishimisha cyangwa se mu bindi birori, yahise ayashora yose muri X.com, yaje guhinduka PayPal y'uyu munsi. Hano yakoresheje tekinike yitwa digital disruption, gushyira sisitemu y'imari n'amabanki kuri interineti, ibintu abantu bose bakegaga ko bidashoboka. Icyo gihe PayPal batunguwe no kuyibona, ndetse PayPal yaje kuyigurisha nanone, ayigurishiriza kuri eBay kuri biliyoni 1.5 z'amadolari. Musk ahabwamo miliyoni 165. Tekinike z'ikoranabuhanga n'uburyo yakomeye. Bakibaza ngo buse ni izihe tekinike zihariye Elon Musk akoresha mu bwenge bwe zikomeza kumuteza imbere? Ni izihe? Tekinike ya mbere, first principle thinking, aritekerereza ubwe, ntago ajya akenera abandi bamugira inama. Elon Musk aho kurebera ku bandi bakoze ibintu byiza cyangwa se kurebera uburyo abandi bakoramo ibintu, Elon Musk ashobora gusesa ikibazo yahuye nacyo mu buzima. Urugero, Elon Musk niba ari kwandika coding, ubwo yabaga ari kwandika code, Elon Musk iyo yahuraga n'ikosa ntago yajyaga kuri interinete cyangwa se ahandi hantu ngo ashakishe uko bikemurwa, ahubwo Elon Musk we ubwe yarasesaga ikibazo kugeza ku bintu by'ibanze bitavuguruzwa. Yibajije ati, ibisasu by'ikirere biracyahenda? Yashatse kumenya igiciro cy'ibyuma aluminium n'ubwoko bw'ibirayi bikorwamo ibisasu, asanga ni 2% gusa by'igiciro cyabyo byose. Nibwo yahise ashinga SpaceX ngo yikorere ibisasu bishobora kugaruka ku isi bikongera gukoreshwa, reusable rockets. Tekinike ya kabiri ni vertical integration, kwiha ibikoresho byose. Tesla ntabwo igura utwuma ku zindi nganda ngo iteranye imodoka gusa, ikorera hafi igice kinini cy'imodoka n'amabatiri mu nganda zayo. Ibi bimwongerera gukora porogaramu ndetse biramuryohera gukora software n'ibyuma hardware n'ikoranabuhanga byose bikorana neza cyane. Uyu munsi ubushakashatsi bwerekana ko Elon Musk afite imishinga itandukanye ifatanyiriza hamwe kugira ngo gukomera kwe gukomeze guhama. Tesla ikoranabuhanga ry'amashanyarazi n'imodoka zihitamo inzira, autonomous driving, niwo mushinga afite. SpaceX and Starlink, guhuza interinete y'itumanaho ku isi yose binyuze mu bikorwa remezo by'icyogajuru no gutura kuri Mars.
Neuralink guhuza ubwonko bw'umuntu na mudasobwa binyuze mu twuma duto chips. Elon Musk iterambere rye riracyakomeje. Uko niko Elon Musk yatangiye kandi akomeza gukomera akoresheje ubwenge bunyuranye, gufata ibyago bikomeye, risk taking, ikoranabuhanga rihindura amateka. Tugiye kwinjira mu mishinga ya Elon Musk, tugiye kwinjira mu mateka mizi yayo neza. Wowe se urabona iyi mishinga ye izakomeza guhindura isi cyangwa harimo gukabya? Kiri igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo comment. Kora subscribe, like kandi usangize n'abandi iki kiganiro. Tugiye gukomeza turebere hamwe Elon Musk, imishinga ye n'uburyo yakomeje gutera imbere, ndetse turebere n'ahazaza he ku isi. Ese Elon Musk koko ashobora gutuza abantu kuri Mars? Byose tugiye kubireba. Icyo usabwa ni ugukomeza gukurikira ikiganiro. Ingorane n'ibyago. Abakunzi b'ubushakashatsi bwa Mifasa, niba mutekereza ko Elon Musk ibintu byose byamworoheye, muribeshye cyane. Umwaka wa 2008 wari ugiye kumubera iherezo. Ibisasu bye bitatu bya mbere bya SpaceX byose byaraturitse bitaragera mu kirere. Iyo bita fail mu rurimi rw'amahanga. Muri icyo gihe inganda za Tesla na Zokila zari zigiye guhomba mu buryo bw'amafaranga. Musk yari asigaranye amadolari ya nyutsi yari yaciyemo kabiri ngo arebe ko SpaceX na Tesla zizunguka. Ubushakashatsi bwerekana ko niba hari umugabo uzwi kwihanganira igitutu ari uyu nguyu Elon Musk. Igisasu cya kane iyo kiza guturika, SpaceX iba yarashize ku ikarita y'isi. Imbaraga zidasanzwe. Ese ni izihe mbaraga zidasanzwe, superpowers, uyu mugabo afite? Dore intwaro Elon Musk akoresha. Intwaro ya mbere ni gukora cyane, umuvuduko w'akazi, cyitwa Ultra Hardcore Working Ethics ururimi rw'amahanga. Elon Musk azwiho gukora amasaha menshi, hagati y'amasaha 80 n'amasaha 120 mu cyumweru. Ndetse mu gihe cyiswe Tesla Model 3, ubwo bya bisasu bitatu byaturikaga, yaryamaga hasi mu ruganda ku musego utagira icyo utandukanyijeho n'ububiko, kugira ngo akemure ibibazo by'ikoranabuhanga ako kanya. Imbaraga zidasanzwe. Icya kabiri kimuranga ni ugufata imyanzuro ikomeye, gufata imyanzuro ikakaye cyangwa se kwemera ibyago, cyitwa risk taking, calculated ururimi rw'amahanga. Bw'abantu bose bamubwiraga ngo ko gushora amafaranga mu bisasu by'ikirere ari ugupfusha ubusa umutungo we, yavuze ko niba ikintu ari cyiza kandi gifite akamaro, ugomba kugikora naho umusaruro waba uzaba muke cyangwa se ukaba mubi. Noneho ngwino twinjire mu nzozi nkoramutima ze, gutura kuri Mars. Kuki Elon Musk ashaka gushyira abantu umubumbe utukura Mars? Ubushakashatsi bwe bushingiye ku kintu bita backup drive for humanity mu rurimi rw'amahanga, bishatse kuvuga kugira ububiko bw'inyokomuntu. Elon Musk avuga ko niba isi ihuye n'ikibazo gikomeye cyane nko kugwirwa n'utubuye tw'ikirere, intambara y'ibisasu bya kirimbuzi, cyangwa se ikindi kiza gikomeye, abantu bashobora kuzarindwa binyuze mu cyogajuru gikomeye kinini kurusha ibindi byose mu mateka, cyitwa Starship. Elon Musk arashaka kubaka umujyi uturwamo n'abantu 1,000,000 kuri Mars bitarenze imyaka mike iri imbere. Tugana ku musozo, Elon Musk yerekanye ko ubumenyi mu ikoranabuhanga ari intambwe ikomeye abantu bagezeho mu isi, kandi ko bashobora gukora ibintu bidasanzwe. Ese wowe ubona imishinga ya Elon Musk nko gutura kuri Mars ari ibintu bishoboka cyangwa ni inzozi koko z'amateka adashobora gukorwa? Kugira ngo mubwire ko ikiganiro ubushakashatsi bwa Mifasa ari aha kirangiriye. Kora subscribe kandi share na comment, mwibutsa ko iki kiganiro gisohoka buri munsi.